Ibihe byiza nshuti bakunzi mukomeje gukurikiranira hafi ibiganiro by'Ishakiro TV. Muri kano kanya tugiye kugaruka kumve umusirikare w'umurundikazi wafatiwe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba yarafashwe n'umutwe uzwi nka Twirwaneho wiyunze kuri AFC M23. Kuri ubu batangiye no gufatanya byinshi kujyanye n'urugamba bari kurwana, aho basigaje kwigarurira umujyi wa Uvira ari we urebwa cyangwa se utezweho cyangwa se benshi bahanze amaso bijyanye n'uru rugamba rubera muri Sud Kivu. Turaza kumva gatoya uyu musirikare w'umurundi, ikindi tuza gukurikizaho turaza kumva umunyarwandakazi wahoze muri FDLR watashye akaba asaba n'abariyo babasha kumwumva ko abasabira Imana ko yabafasha bagataha mu gihugu cy'u Rwanda. Byinshi turi buze kugarukaho, ariko kandi tutibagenda none kugaruka ku magambo ya Evariste Ndayishimiye mu kiganiro cyabaye mu kwezi gushize yagiranye na BBC, avuga ko u Rwanda ngo rushobora kumutera runyuze muri Kongo. Byose nibyo tugiye kugenda twinjiramo akantu ku kandi. Icyo usabwa no gukurikira kuva ikiganiro kitangiye kugeza kirangiye. Turahera kuri uyu mwana w'umukobwa wafatiwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kurikizaho uyu mu FDLR, ndetse twumve Ndayishimiye bimwe mu byavuganye na BBC nk'uko byagiye kugenda bigarukaho n'ibitangazamakuru bitandukanye. Iri ni Ishakiro TV, rero ngewe nitwa Baraka. Ndashimira abakoze subscribe ku Ishakiro TV, nawe utarayikora nicyo gihe ngo urebe gato munsi y'ikiganiro handitse subscribe cyangwa se sabone, ubundi ukandeho kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro bitandukanye. Mu kiganiro giheruka, ndavuga abatarakoze subscribe cyangwa se abo tutabanye muri kiganiro giheruka, twagarutse ku bijyanye na South Africa, uko yakomeje kugenda isa n'iyikura mu isoni, aho abanyamakuru bo muri South Africa bari kuyibaza ku bijyanye no gutaha n'ibijyanye na misiyo. Byinshi twabigarutseho, ntabwo tubitindaho, nuko ngira ngo mbikomozeho kugira ngo abo tutabanye babashe kuba bumva incamake cyangwa se babasha kureba icyo kiganiro bacyumve, babashe kumenya byinshi biri kubazwa ku basirikare ba South Africa. Ubu nonaha rero icyo turi gufokasingaho ni ku ngabo z'u Burundi, cyangwa se icyo turi bwibandeho no ku mu FDLR, wahoze mu ngabo za FDLR, ndetse no ku magambo ya Neva. Icara rero wumve gato impamvu uyu mukobwa w'umurundikazi rero yakomeje kugenda avugisha abantu amagambo menshi, ni ukubera ko ubu hari bamwe batangiye kuvuga ko uyu nguyu atari umurundikazi ahubwo ari umunyamurenge, ariko tugiye kumva sound cyangwa se twumva amajwi, aravuga ikirundi kibisi cya nyacyo kandi uburyo busobanutse hadaciyemo umusemuzi, ibintu byumvikana, nawe ubwe arabyisobanurira binyuze mu gitangazamakuru cy'Umurenge gikunda gutangaza amakuru y'ibibera mu bice bya Murenge na Minembwe. Bamukoresheje ikiganiro rero agira byinshi atangaza ku ngabo z'u Burundi, nk'uko yamaze gufatwa n'igisirikare cya Alliance Fleuve Congo, cyangwa se Twirwaneho. Murabizi ko yiyunze kuri Alliance Fleuve Congo, ubwo iri kumwe na M23 mu bikorwa bigiye bitandukanye, nk'uko nagiye bigarukaho akantu kandi. Mu mwundire rero twinjire cyangwa se twumve neza, maze muri comment muraza kumbwira niba atari umurundi, nk'uko benshi bamwe bagiye babivugaho ko ashobora kuba atari umurundi kazi. Ni mu nkundire twumve amajwi ye, maze murambwira muri comment. Ujya umuyobozi wasigaye mu kigo ni mu Burundi, ni umukoloneli. Mugeze ino babengwa mwahuye n'izihe ngabo? Twahuye na FDLR na FARDC na Maimai. Tubona kuja muri operasi. FDLR umwafande wabo wari umuzi? Ntabwo nari nzi, gusa ni General Hamada, numva bamuvuga sinabwamubona. Bajya babishambuke Ngoma Nzito. Nabone nta na bwabo. Wabonaga abasoda biwe. Muza kurasande. Uyu Ngoma Nzito ni wa muzarendo twababwiye, cyangwa se uyoboye igice kimwe cy'abazarendo kijya kirwana ku ruhande rwa bazarendo cyangwa se ku ruhande rwa leta. Uyu niwe Ngoma Nzito ari kuvuga, wari uhagarariye cyangwa se mu yabashije kubona bahagarariye ibice bimwe bitandukanye
nka defense imwe ya Wazalendo. Uyu ni Ngoma Nzito nyine ni uri kuvuga wa mu generali wa Wazalendo. Uretse gato ukomeze gukurikira neza ikiganiro wumve uko byinshi yagiye abisobanura. Twarasanye n'abanyamurenge. Nibo banagufashe? Niho bamfashe. Bafatira ahitwa Rugezi. Bagufatiye mu Rugezi? Rugezi? Ndiho ndiruka. Nibo bamfashe. Ugeze mu kigo cyabo bagufashe neza? Usibye no mu kigo cyabo bakintora gusa baramfashe neza. Ndashima nta n'ibyo nari niteze. Tugeze mu kigo naho ibintu byiza cyane. Yego. Ijya kambi hajya nyine kuri Babengo. Yes, ndizera ko mwamwumvise rero abantu bari bakivuga ko ashobora kuba ari umunyamurenge. Ndizera ko mwabyumvise cyangwa se mushobora no gusoma comment section mukareba abenshi icyo bavuze, ariko kuri ngewe ku rwanjye ruhande umva ko ari umurundi kuko nawe arabyivugira. Ikibazo cya mbere abazwa baramubaza ati kubera iki wambaye uniforme ya FARDC kandi uri umurundi, agasubiza ko bazihabwa bageze muri Kongo, ndetse yagiye ahura na benshi mu bahuje coalition cyangwa se mu bafatanyije ari FDLR na Wazalendo. Byinshi yagiye bigarukaho simbisubiramo cyane, ntago ngira ngo tubitindeho, ahubwo mu nkundire tugiye kuri wa munyarwandakazi wahoze muri FDLR. Ariko mbere gato yuko tujya ku munyarwandakazi wahoze muri FDLR, mwanze mwumve abo bita twirwaneho nubwo bamaze kwiyungana AFC 23, wumve ibigwi byabo cyangwa se uburyo bavuga nyuma yo kurangiza ikosi kugira ngo babashe gukorera igihugu cyangwa se babashe kurinda abaturage. Mubanze mwumve bike mu byo bavuga na morale bafite, nyuma dukomeze ikiganiro. Bagomba kuza bose tukaza kwifatikanya tukagwanya umwanzi. Sasha tuko ubu sasa ni ndamutse abantu abari mu Uganda kandi nimbeta munonga okwatanisa Burundi bwo mwiraguju kureba ngo twagumantika kana kandi turonde twatanagana umukurwanisa uyu warakize none reka asoze tubwiriza harimo kuvuga sibyo komeza go ahead. Nyo karga Uganda kuza kwatanisa n'abanyamurenze kwata ihangari yabo no kugaragaza ubuturage kureba ngo twaza mu ihanga kandi twaturage twargomundo hano n'umuntaro nze cyamani cyaterekere n'umutima gwo bwiraguju nze cyamani cyaterekere kwatanisa n'ikindi cyamani kandi umwiraguju umufrika seme kwatanisa na mugenzi we nze cyamani nze cyandekere umunyafrika agomba kugira gute niko mbese ahani nubwo ubwire ngaho garanti bwire by'abarenganzira garanti message yiwe avuga iki message yiwe cyamenyeshaga wait nzi yamenyeshaga twavuye Uganda kuza gufasha bene wacu barenganye. Yes, ngaho rero nguko mwumvise umwe mu basore bagize twirwaneho nkuko yamaze kwiyunga na M23 AFC. Uyu musore umwe twumvise avuga ikigande asobanuye ko aturuka Uganda, hafi yaho impunzi z'abakongomani bavuga ikinyarwanda zari ziri ndetse ngo babanaga muri Uganda. Hanyuma agasoza avuga ko umunyafrika agomba gutabara mugenzi we cyangwa se gufasha mugenzi we kubona amahoro muri rusange. Reka rero nabitinzeho ahanini ngaruke noneho kuri wa mukobwa w'umunyarwanda wahoze muri FDLR ariko akaba yaratashye mu gihugu cye, akaba asaba Imana ngo ifashe bagenzi be bakiri mu mashyamba ya Kongo cyangwa se bakiri gufatanya na FDLR rero babasha gutaha mu gihugu cy'iwabo ko cyiteguye kubakira neza n'ubwuzu bwinshi. Reka twumve aho gato yamunyemerere tubanze tumwumve. FDLR ndagiteze kuzatera u Rwanda nubwo byashoboka, usibye ibintu bishiramo byo kwitesha n'umutwe, igihe nibyo batekereza bazabyikorera mu mutwe
kuko twamaze imyaka 2 duhangana na M23 aho ritahava badapfa badacika indege ariko abafaridese n'abazarendo ayitwe turi gupfa tugashira gasanga umuntu ari gupfira ubusa tutanahembwa nago perezida Chirombo yatangaga abadukure nibo bagajyaga ubwo umugenzi wanjye nasize muri Kongo yitwa Shatar Imana izamufashe n'azataha mu Rwanda n'amahoro. Okay, ati Imana izamufashe atahe mu Rwanda n'amahoro cyane ko bano ba FDLR iyo bafashwe babanza kumenya niba nta byaha bashinjwa byo kuba barakoze genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ibikunda kugaragara nuko abakiri batoya bari bataravuka bamwe mu bafatwa nuko bakunda kugaragara ko badashinjwa ibyo byaha. Hanyuma igikurikiraho ku bantu ba FDLR iyo bafashwe bajyanwa mu myitozo ibera ahantu hitwa Imutobo, hanyuma bagahugurwa kubana n'abandi muri societe, bamwe bakaba bajya no mu buzima busanzwe bakabana n'abandi baturage mu buryo bw'amahoro aho kugira ngo bajye kugwa iyo mu mashyamba ya Kongo. Ikiza rero navuga nibyo uyu mukobwa amaze kuvuga ko mu Rwanda ari amahoro ndetse biteguye kwakira umwana w'u Rwanda bakamukorera ibyo akwiye kuba akorerwa cyangwa se bakamwitaho nk'uko bikwiriye. Natinze cyangwa se ngo njye muri byinshi, reka ngaruka gatoya kuri ya nkuru nabwiye ya Evariste Ndayishimiye. Mu kwezi gushize mu kiganiro yagiranye na BBC yavuze ko u Rwanda rushaka kumutera ruciye muri Kongo, ariko nawe i Kigali atari hafi cyangwa se atari kure y'i Burundi uciye Igitega. Aha ngira ngo abo twabanye cyangwa se abakanze subscribe barabibonye, nakoze nakoze video yerekana map aho ibintu biba bihagaze. Mbereka Uvira werekera Bujumbura na amasaha mbereka na aho yavuze mu Kirundo werekera mu Rwanda Kigali uca Bugesera gusa ugahita ukomereza uhingukira Kigali. Kuri map nakoze cyangwa se ku ikarita kuri video mperutse gukora mu gihe cyashize kugira ngo nagiye mbisobanura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Aha ngaha rero nibyo ngira ngo reka tumve gatoya nyuma dukomeze ikiganiro. Ingabo ngo z'u Rwanda zirakomeye niyo mamutsi nanje ngabo mfise bashe doing in the DRC. So we know that he has a plan to attack Burundi using those people. So would you be able to defend Burundi yourself? also is preparing himself that when they will attack us, we will attack them. But now we don't have any plan to attack Rwanda. We want to resolve that problem with dialogue. It's why when they wanted to attend Bujumbura passing by East DRC, if Bujumbura is near when they pass by DRC, Kigali also is near when we pass by Kirundo, by the north. Ati turabizi ko u Rwanda rushaka kudutera runyuze muri DRC cyangwa se muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwifashishije imitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bw'u Burundi nk'uko ngo bwabikoze muri Kongo. Ariko aravuga ati niba koko i Bujumbura ari hafi uturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, natwe i Kigali si kure unyuze mu Kirundo. Ibi rero bikaba ari byinshi mu byago bikomeza kuba ku ngabo z'u Burundi, kuba bagenda bagafatwa amateka cyangwa se bagafatwa mu maboko, kuba bafatwa bambaye uniforme ya FARDC ndetse mu bufatanye bwagiye buranga iki gihugu cy'u Burundi na leta ya Kongo, byagiye bifatanya mu ntambara zitandukanye. Ahangaha perezida w'u Burundi nyine avuga ko ngo Kigali atari kure, yarashatse kuvuga ko igihe yaterwa na bamwe mu barwanya ubutegetsi bw'u Burundi baturutse muri Kongo yahita yerekana ko ari u Rwanda kugira ngo azavuge ngo ati nari narabivuze nabibwiye igitangazamakuru BBC. Nicyo ahangaha abashaka gukora cyangwa se nk'agatego abashaka gutega kugira ngo ikizamubaho kubwo baba bafite uko yaterwa n'imitwe imurwanya, yahita avuga ko ari u Rwanda ndetse yari yaranabivuzeho mu kiganiro cyashize. Ni iki ngiki rero abashaka kugira ngo yereke isi ko
ibyo abavuga yenda bishobora kuba yaba ari byo, ariko mu kuri mu byagiye bivugwa cyangwa se mu busesenguzi bwagiye buvugwa n'abasesenguzi benshi mu bijyanye n'umutekano w'aka karere, bavuze ko u Rwanda rudashobora gutera u Burundi bahereye inyuma ku mateka y'u Rwanda, ngo ntabwo rwigize rushaka kwaguka rugana i Burundi, ngiyo abarundi babateraga barabirukansaga bagera ku mugezi ugabanya Burundi n'u Rwanda uzwi cyangwa se haba kuri Ruhwa cyangwa se kuri Umwogere, ubwo ni ku ruhande rwa Nyaruguru. Umugezi wose bageragaho hari n'undi uzwi nk'Akagera, bahitaga bavuga ati nimubareke bara n'abavandimwe ubwo barenze umugezi nta kundi. Reka rero mbonero n'umwanya wo gushimira abantu twabanye muri iki kiganiro, mbabwira ko by'umwihariko nshimira abakanze subscribe munsi gato ya video n'abandi dukomeza kugenda tubana mu biganiro cyangwa se iyi ni Shakiro TV, naho njyewe nitwa Baraka, ndabakunda cyane, mugire amahoro y'Imana naho utaha.